Inkuru yacu ya none tuyitangirana n'umusore mwiza witwaga Nelson wari umukire cyane. Nelson yari umwavoka uzwi cyane, ikirego cyose yakoragaho yaratsindaga. Abantu bajyaga bamwita mugabo udatsindwa. Si ibyo gusa yakoraga kandi kuko yari azi no gushakisha amafaranga cyane, akagira n'amahirwe bikamuhira akayabona. Iwe hari hameze nk'ibwami, yabaga mu buzima buhenze cyane, yambara amasaha ahenze, amamodoka meza cyane ahenze, byose niwe byabarizwagaho. Nelson yari azi kumenya gutoranya ayo mamodoka meza cyane, ariko kandi akanamenya no kureba abakobwa beza bagomba kuyagendanamo. Ntabwo yajyaga agenda wenyine cyane cyane nijoro atashye ndetse no muri weekend. Nelson yari umukinnyi, yari azi gukina imitima y'abakobwa nk'ukinisha ibipupe, yabahinduranyaga uko yishakiye. Buri weekend habaga hari umukobwa iruhande rwe, abarebariye, abagufi, inzobe, ibikara. Apfa kuba yarakubonaga akumva arakwishimiye gusa nta bindi. Inshuti ze z'abahungu bagendanaga bajyaga bamusereza bakamubwira bati, ariko se ntabwo ugendana rukuruzi ko abakobwa bose bakomeza kukwiruka inyuma? Nelson agahita yisekera akababwira ati, njyewe nta rukuruzi ngendana cyangwa se nkoresha, ahubwo njyewe ubwanjye ni njyewe rukuruzi. Nta mukobwa n'umwe wananira, bose bahita bankurikira, kereka uwo ntashaka niwe nsubiza inyuma gusa, naho ubundi rwose bose baba bandwanira. Kuri uwo mugoroba n'ubundi bari bicaye basangira n'izo nshuti ze, maze ahita azamura ikirahure ngo bakore cheers. Ahita avuga ati, cheers ku mukobwa mushya turaba turi kumwe muri uyu mugoroba. Yabivuze rwose ari proud, nta n'ikibazo na kimwe yifitiye. Bahise baseka maze baramubwira bati, ukunda abakobwa ugakabya agatsindwa. Nelson nawe araseka ati, ariko nabo barankunda, ntagomba kunda njyenyine. Umukobwa apfa kuba afite amaso abiri yo kundebesha, afite n'umutima utera neza gusa nta bindi. Ibyo byonyine birahagije ngo umwegukane, kereka abaye adafite amaso n'umutima. Umwe muri izo nshuti ze witwaga Sande aramubwira ati, abakobwa benshi warabashoboye, ariko hari umukobwa umwe utashobora. Nelson ahita amubwira ati, inde wananira, kereka niba atari umukobwa cyangwa se ari umutinganyi yikundira abandi bakobwa bagenzi be. Sande aramubwira ati, ni umukobwa muzima rwose wiyubaha, udafite ikibazo na kimwe, ariko ntabwo wamushobora, abasore bose yarabananiye. Nelson ati, barakubeshye, njyewe ntabwo yananira, ntandukanye n'abo basore bandi urimo kuvuga. Ngaho mbwira amazina ye gusa, umbwire aho atuye cyangwa se aho akorera, unanyereke ifoto ye. Weekend itaha nzabahamagara mwese maze mbabwire aho turi mu dusangane. Nitutaba twasohokanye azaba yaje kundaza. Sandra aramubwira ati, ndarahiye uzayamanika, ntabwo uzamushobora. Uwo mukobwa yitwa Feza, ntabwo ari umukire, yiberaho mu buzima busanzwe buciriritse, ni umwarimukazi mu mashuri abanza, ariko ntabwo ajya ashiturwa n'amafaranga cyangwa se ubutunzi cyangwa se n'igihagararo. Nelson ahita aseka ati, yego di, Feza yo kagira Imana, wasanga asa n'Ifeza koko. Maze aravuga ati, harya uravuze ngo ni mwarimu mu mashuri abanza? Yewe niyo uvuga n'abandi, uwo ngo ndamutsindiye birarangiye. Nuko aravuga ati, aka kanya ukibivuga rwose ndamufite gutya mu biganza byanjye. Bahise bamubwira bati, dutege Feza ntuzamushobore. Nelson arababwira ati, ngaho nimwakire dutege. Sande aramubwira ati, nakunanira uzamara amezi 6 yose utavugisha abakobwa, nta kubahamagara, nta gusohokana nabo, nta kugusura, mbese nyine abakobwa uzabagendera kure mu gihe kingana n'amezi 6 yose. Nelson ati, amezi 6? Amezi 6 uzi ukuntu ari menshi, igice cy'umwaka? Reka icyo gihano ntago nacyemera, ibyo ngibyo byaba ari nko kumuhotera, byaba ari nko kubuza ifi koga ukayifata maze ukayitandukanya n'amazi. Bose bahise baseka bati, ariko sha ukunda abakobwa rwose nawe ugakabya pe, ngo ni nko kubuza ifi koga. Nelson ati, nyine ngaho nimumbwira ukuntu namara amezi 6 nta mukobwa, nabaho nte, ko narabirana nkapfa, ibyo ngibyo byaba bimeze nko kunyica. Baramubwira bati, ngaho nyine biharanire tukubonane na Feza mwasohokanye muri kumwe, nk'uko ujye wemeranye n'abandi bakobwa, tubibone mwatahanye yaje kukuraza.
Nelson arababwira ati ariko se ko murimo kubivuga wundi nk'aho hari n'ibintu bizananira, ibyo ngibyo ndaje mbibakorere kandi nimwegukana namwe muzamara amezi 6 yose ntikora ku ikofi. Uwo mukobwa agomba kunsarira mbere y'ukwezi kumwe gusa nzaba mufite gutya, ntabwo kuzarenga rwose ntaramwigarurira. Baramubwira bati nta kibazo, wowe uzaduhamagare tuze turebe ko ari byo koko. Baratashye kuri uwo munsi, Nelson atahana imipango mishya yo kugira ngo azemeze bagenzi be kandi akora uko ashoboye kose bibe mu gihe gitoya, nuko ukwezi bavuze nikuzigere kugera. Feza ahantu yigishaga hari kure, harimo akagendo, ariko kubera yari afite imodoka ntabwo byagombaga kumugora cyane. Ifoto ye bari bayimweretse n'aho atuye bari bahamubwiye. Amasaha Feza avira mu rugo mu gitondo agiye ku kazi n'ayo atahira, byose yarabishatse arabimenya. Mu gitondo Nelson yanyuzeho Feza yari atuye ku masaha nyine bari bamubwiye ko agira mu kazi, maze ahita amubona, ahita ahagarara ngo amuhe lift, ariko Feza lift arayanga neza aramutsembera, yanga akamutwara, aramubwira ngo yazindutse kugira ngo agere aho akorera hakiri kare, rero ngo nta kintu kimwihutisha, aracyafite iminota. Nelson yakomeje kumwinginga ngo amwigize imbere, ariko abonye yanze kamutwara ahindura umupango, ati ndaje nkora ikintu kikwemeza kandi ntanakoresheje n'amafaranga menshi cyane. Nelson yahise agenda agura amakaramu n'amakayi n'ibindi bikoresho by'ishuri, ubundi nimugoroba bajya ku kigo aho Feza yigishaga. Ahageze kubw'amahirwe yasanze Feza ari hanze n'abanyeshuri yigishaga, amaze kubahereza imyitozo, nawe hari ibintu arimo kwandika. Yahise amusuhuza maze aramubwira ati ariko nta hantu twahurira, ubu nta hantu nkuzi. Feza aramwitegereza aramubwira ati njyewe ndabona ntaho nzi. Nelson akomeza kwijijisha anatekereza cyane, maze ageze aramubwira ati ndahibutse njyewe ahantu nkuzi, uzi ko mu gitondo twahuye? Feza aramubwira ati twahuriye hehe? Nelson ahita amwibutsa ko yamuhaye lift maze akayanga. Ahita amubwira ati burya bwose uhigisha hano? Ahita amwibwira ati njyewe nitwa Nelson. Feza aramubwira ati okay, maze ntiyagira ikindi kintu arenzaho. Nelson aramubwira ati none se wowe kutanyibwiye witwa nde? Feza nawe aramwibwira aramubwira ati nitwa Feza. Nelson ahita amubwira ati nishimiye kukumenya. Aramubwira ati ntabwo nari nzi ko kino kigo ndi buhasanga umuntu ushobora kubona nzi. Feza aramubwira ati ariko n'ubundi ntabwo nzi. Nelson atari kubishatse twamenyana. Feza ahita amubwira ati ese mwanyihanganira ko ndi mu kazi? Nelson ahita yumva ibimwaro, ahita amubwira ati sorry ko kuri mu kazi, twabishakira undi mwanya, nari nje hano nje gufasha abana batishoboye, nzanye amakayi, amakaramu n'ibindi bikoresho by'ishuri. Feza aramubwira ati ibyo ni byiza, ariko ndumva ibyo bibazanye mwabivugana n'umuyobozi w'ikigo. Nelson aramubwira ati none se mwamfasha mukangeza ku biro bye? Feza ahita amubwira ati ndakuyobora nta kibazo. Ahita amutungira urutoki n'uriya muryango ufunguye murimo kureba. Nelson aramubwira ati murakoze cyane. Yahise agenda, ariko agenda yumiwe, ati mbega umukobwa uri karume cyane, uyu nguyu ndamushobora. Yahise agenda maze abonana n'umuyobozi w'ikigo, amuhereza ibyo yari azanye ngo abifashishe abana batishoboye. Byahise bihurira n'uko amasaha yo gutaha nayo yari ageze. Yahise asohoka maze abona Feza aho yari ahagaze hanze agiye gutaha, ahita ajya kumureba aramubwira ati wakoze cyane kunyobora, none se kumbona amasaha yo gutaha ageze ntabwo mwaza nkabigize imbere? Feza aramubwira ati murakoze, ariko hari iyindi gahunda mfite hano nyuma y'akazi. Nelson ati none se wampaye nimero yawe, ubutaha ninza hano nkazaguhamagara nkagusuhuza. Feza aramubwira ati buri munsi ndakora mu minsi y'akazi, nuza hano mu minsi y'akazi nta kabuza uzambona. Umwarimu uwo ari we wese umubajije ishuri Feza yigishirijemo
yari kwereka nta kibazo. Ako kanya abanyeshuri bahise baza birukanka baje guhobera Feza, biyamira ngo tica Feza. Feza nawe ahita yunama atangira guhobera utwo twana dutoya, tumwe atangira no kuduterura adusekera cyane atwishimiye cyane, maze akababwira ati muze kuza gukora homework zanyu neza. Kubera byari mu masaha yo gutaha, abana benshi baramuhoberaga ubona ko bamufitiye urukundo rwinshi cyane, kandi nawe akabasekera ubona ko abishimiye cyane bidasanzwe. Ako kanya muri abo bana bari bamuziye iruhande, umwe yahise afata icupa ry'amazi yo kunywa, ariko amazi asa nabi cyane ubona ko yanduye, maze Feza ahita abibona ahita amubuza ati ayo mazi arasa nabi cyane ntuyanywe. Uwo mwana wari ugiye kuyanywa yahise amubwira ati none se ko mfite inyota. Feza akomeza kumubuza ati winywa ayo mazi arimo imyanda. Yahise afungura isakoshi maze akuramo icupa ry'amazi ryari ripfundikiye neza cyane, ahita arihereza uwo mwana, aramubwira ati ayo ngayo yamene ni mabi cyane maze unywa aya ngaya kandi ntimuzongere kunywa amazi mabi. Umwana yarayafashe yishimye cyane maze bahita banamusezera, bahita bigendera, ariko ubona ko rwose Feza abanyeshuri hafi ya bose bamukunda. Nelson yarebye ibyo byose maze aribaza ati ko uyu mukobwa mbona ari umwana mwiza asekera abana, ko banamukunda cyane, yewe kubera icyo anyikarumana gutya, kubera iki mbona atanyitayeho. Bwa mbere mu buzima bwe yari abonye umukobwa ahari ifite akayanga, akamusaba nimero ya telefoni akanga kuyimuha, akibaza ati bite by'uyu mukobwa ko mbona adasanzwe, atarabeshya ariko amaherezo azanyemera. Nelson yakomeje kugerageza uko ashoboye kose, ariko ibyumweru 3 byose byarinze bimushiriraho, arimo arwana no kumwiyegereza agashaka ukuntu bahura n'ukuntu bavugana, ariko byari byaranze neza neza. Feza yageze aho maze aramubaza ati ariko ubundi urinde, uri muntu ki? Uje mu byumweru 3 sinzi aho uvuye, sinzi aho uturutse, sinzi aho wabaga, kandi kuva waza umeze nkaho nkurikirana aho ndi hose nawe uhari, urinde kandi uranshakaho iki? Kubera icyo nkurikirana? Nelson aramubwira ati sinkukurikirana, ni ibintu bihurirana gutyo gusa nyine, ntisanga duhuriye ahantu cyangwa se mu gikorwa runaka. Feza aramubwira ati ku ishuri uba uhari kandi nturi umurezi, nturi umubyeyi, nturi n'umunyeshuri. Mu nzira ntahamo, mu nzira nyuramo ntaha naho ntabwo ujya uhasiba. Kubera icyo unkurikirana kandi kubera icyo mba mbona umeze nkaho uri igicucucucu cyanjye, urambona ugatangira guseka nta kibaye, ugashaka kunyegereza cyane. Mu by'ukuri nicyo ushakaho, niba gihari kimbwire nkimenye, ariko urekeraho gukomeza kunkurikirana. Ngaho mbwira nicyo unshakaho. Nelson ibimwaro biramwica ariko arikomeza, aramubwira ati ntacyo. Feza ati niba ntacyo rero, niba nta gihari, ntuzongere kunkurikirana aho nibereye hose, rwose birambangamira cyane. Yamubwiye gutyo maze ahita yigendera, amusiga wenyine ahagaze yumiwe. Kuri uwo mugoroba Feza yamubwiye ayo magambo, Nelson yari yicaye atangira gutekereza ku mukobwa. Ni ubwa mbere umukobwa yari amucalenjinze muri we, ariko yatangiye kwiyumvamo ikintu kidasanzwe. Yaravuga ati Feza si umuntu mubi, ahubwo ni umunyakuri kandi azi gushishoza cyane, si indyarya, ntago yihishira, ni uwa nyawe. Nelson ku nshuro ye ya mbere mu buzima bwe kuva yajya muri iyo mikino, yisanze abona ko adakeneye gutsindira Feza nk'intego, ahubwo yari atangiye kumva yamutsindira bya nyabyo. Yumvise yamubwiza ukuri, ariko akavuga ati gute se, gute nzamubwira ko nirwaga mwirukanka inyuma kubera intego gusa? Nzamubwira gute ko nari nategeye kumwegukana mu gihe kitarenze ukwezi? Ibi bintu nzabasha kubimusobanurira nte? Byaramuyobeye akibaza ati ubundi nimubwiza ukuri azamfata ate? Azambabarira se? Azizera se noneho ko ibyiyumviro byanjye kuri we ubu ngubu ari ibya nyabyo, noneho ntarimo kubeshya? Yumvaga atazi uko azabigenza, gusa icyari gihari ni uko Feza yari umukobwa udasanzwe kuri we, kandi Nelson nawe iby'imikino yari yabifashije hasi. Mu minsi yakurikiyeho
Nelson yagiye kumureba ngo amuvugishe, ariko inshuro zose yagiye kumureba ntago yigeze amubona, nta nubwo Feza yemeraga kumuha umwanya ngo bavugane. Nelson ariko wari waramaramaje yumva agomba kumuvugisha uko byagenda kose, abonye kumubona aho yabaga byanze, yagiye kumureba ku ishuri maze aparika imodoka ye nziza cyane hafi y'ikigo. Abanyeshuri bakimara gusohoka n'abandi barimu bakoranaga na Feza babonye iyo modoka barayimenya bati dore ya modoka ya wa mugabo w'umukire DC ujya uza gufasha abana batishoboye, ni umukire kandi ni n'umuntu mwiza. Ako kanya Feza nawe yarasohotse maze asohoka ari kumwe n'umukobwa w'inshuti ye bakoranaga witwaga Fanny. Fanny ahita amubwira ati fe, iriya si ya modoka ya wa mukire umaze iminsi aza hano gufasha abana batishoboye? Feza aramubwira ati simbizi. Nubwo yaramubwiye gutyo ko atabizi, ariko yari abizi neza ko iyo modoka ari iya Nelson, ahubwo nuko atashakaga ko hari ibintu byinshi cyane bamuvugaho. Mugenzi we Fanny ahita amubwira ati niyo njyewe ndayizi neza, uriya musore sha ntasanzwe, ni gake cyane umuntu aba mwiza akaba umukire noneho akagira n'umutima mwiza nk'uwo afite. Ibintu byose byiza byamuhuriyeho icyarimwe. Feza kumva ayo magambo ya Fanny arisekera, aramubwira ati ariko muransetsa, umuntu ubonye ejo bundi ntuzi ibye none ngagira umutima mwiza gute se? Fanny aramubwira ati njyewe rero nanga ukuntu upinga, ubu se ibikoresho yikoreye ejo bundi afasha abana batishoboye, ninde mukire wundi wari wabona abizanira abana nk'uko uriya yabikoze? Ngwino ahubwo tumusabe lift, tugize n'amahirwe twamenyana nawe. Feza aramubwira ati abakobwa benshi turahubuka cyane kandi tukazabyicuza nyuma amazi yararenze inkombe bitagifite igaruriro. Erega nshuti yanjye, ibirabagirana byose ntago biba ari zahabu. Genda wowe iyo lift uyisabe niba uyishaka, njyewe ntayo nshaka. Fanny ati sha ngwino tuyisabe atwigereze imbere, nabonye ari umuntu mwiza cyane, aradutwara nta kibazo, ntago ari buze kuza kutwumvira ubusa ngo ayitwime. Niba kandi ufite isoni zo gusaba lift, ni njyewe uri buyisabe ntugire ikibazo. Feza aramubwira ati nakubwiye ngo lift ntayo nshaka, nditegera nk'uko nsanzwe mbigenza. Fanny arababara aramubwira ati urabyanze kandi ni ukuri ntago yari buyitwime, ikindi kandi ni n'umusore mwiza ufite inote, tumenyanye nawe ntago byatugwa nabi. Feza aramubwira ati ngiki kitazongera kunshitura, umuntu ashobora kwigira mwiza akigira indyarya, akagaragara uko ashaka ko abantu bamubona kandi atari kari mu by'ukuri, akabereka gusa ibyo mwebwe mushaka kubona. Simuciriye urubanza ngo mvuge ngo niko nawe ameze koko, ariko ntago byanshitura, ngwino twigendere ibyari bifite tubivemo. Bahise bagenda maze banyura kuri Nelson aho yari yaparitse, ababonye arabahamagara ngo abatware, ariko Feza arabyanga. Muri icyo gihe noneho abyanze, Fanny we ahita amubwira ati noneho rwose ntago ndi bwongere kugendana nawe, ndigendeye ndakuretse. Yahise yigendera maze amusiga wenyine ati reka nigendere banyitwarire, komeza ugende n'amaguru ni akazi kawe. Yahise agenda koko maze abwira Nelson ati njyewe nyitwarira uriya mugenzi wanjye dukorana, hari utugahunda afite hano hafi ntago arataha. Nelson yahise abimenya ko Fanny amubeshye, kubwo ngubwo Feza yabyanze, ariko ntago yatoye ngo amubwire ngo urambeshye, yabyanze ntashaka ko mutwara, ahubwo yahise ava mu modoka vuba vuba ahita agenda yihuta akurikira Feza kugira ngo byibuze amuvugishe. Feza kumva umuntu inyuma ye yarikanze, maze arebye abona ni Nelson wamukurikiye. Yahise ahagarara maze aramubaza ati ni iki kindi ushakaho kandi? Nelson yaciye bugufi aramubwira ati umbabarire Feza, kuko ubushize nabikubwiye nubwo ntazi nimba ukibyibuka nitwa Nelson, ntago naje kuri kiriya kigo wigishaho gutyo gusa, naje kubera wowe. Nkubwije ukuri ni wowe wari uhanzanye, ahantu hose ugiye tukahahurira nabwo ntago ari ibintu biba bihuriranye,
nuko nyine mba namenye yuko aho hantu nawe uri buze kuza kuhajya, maze nkamenya n'amasaha ugirayo, nkakora uko nshoboye kose tukahahurira, umbabarire ko ibyo bintu byose nabikoze gutyo. Nelson wari wiyemeje kumubwiza ukuri aramubwira ati ibyo byose natangiye kubikora ari intego nari nateze n'inshuti zanjye ko ngomba kugutsindira, maze nkatsindira umutima wawe, ugakururwa n'imodoka nziza ngenderamo, amafaranga mfite uko meze, isura yanjye n'igihagararo, noneho njyewe niyongereraho n'akantu nabonaga ari nk'iturufu iruta izindi zose, ko kugaragaza yuko mfite umutima mwiza wo gufasha abakene. Aramubwira ati ni uko nguko nazanye ziriya mfashanyo nkaza gufasha abana batishoboye. Byose nabikoraga kugira ngo ubashe kubona yuko ndi umukire, ariko noneho umukire utandukanye n'abandi bakire bose, umukire ufite umutima mwiza cyane ufasha abatishoboye. Si uko mu by'ukuri byari bindimo nshaka kubikora gutyo, ahubwo nashakaga gutsindira umutima wawe kugira ngo ubone ko hejuru y'amafaranga n'imodoka nziza mfite n'umutima mwiza udasanzwe. Feza icyo gihe yari arimo amureba yumiwe yumva atabyumva neza, ati ntago njyewe ndimo kubyumva, gute wakifata ugashaka gukinisha umutima w'umuntu gusa kubera iyo mikino yawe n'inshuti zawe? Nelson aramubwira ati byari ubusazi buvanze n'ubuswa ndetse no kwikunda gukabije, kwiyongereho n'ubuhemu burenze. Urumva twebwe ntago twatekerezaga ku ngaruka byakugiraho, wowe ntago twari twitaye ku marangamutima yawe n'ukuntu nyine bizakubabaza bikanakwangiza cyane. Icyo njyewe nari nitayeho gusa ni ugutsinda uwo mukino, nitaga nk'aho ari ishema kuri njyewe. Numvaga nshaka kwemeza bagenzi banjye ko nta mukobwa n'umwe wananira, nagombaga kubikora kandi mu gihe kitarenze ukwezi. Rero njyewe noneho n'uko kwezi bari bampaye numvaga kutagomba kurangira, numvaga ngomba kubikora cyane no mu gihe cy'icyumweru nkaba nkufite gutya mu biganza byanjye. Nelson yahise amureba aramubwira ati nari nzi ko bizoroha ndetse bikanoroha cyane nko kuzimya buji, numvaga nzabikora vuba cyane, ariko ageze aho ngaho yacecetseho gatoya aratuza nk'ugiye kumubwira ijambo yatekerejeho neza, maze aramubwira ati ntago natekerezaga yuko nzahura n'umukobwa nkawe, umukobwa mwiza wihagazeho udahubuka ureba kure, umukobwa mwiza w'umunyakuri uri sereze cyane, umukobwa uzi icyo ashaka udakururwa n'ibibonetse byose, umukobwa utari umwasama, umukobwa w'umutima wahaye umurongo ubuzima bwe. Aramubwira ati Feza ntago umeze nk'abandi bakobwa bose, watumye mbona ubuzima ukundi kuntu bitandukanye n'uko njyewe nabubonaga. Ibyo najemo ari nk'imikino byaje kuvamo ibyo ntatekerezaga kubera ko nahise ngukunda cyane kandi byanyabyo. Feza amaze kumva ibyo amubwiye aramubaza ati ese uratekereza aka kanya nakwizera? Nelson aramubwira ati mbabarira unyizere kuko uko niko kuri kwanjye kandi naje niyemeje kukubwiza ukuri, sinkiri mu mikino ukundi, imikino yose nayifashije hasi kandi naragukunze cyane nk'uko maze kubikubwira, kandi ngukunda bya nyabyo bitari imikino. Feza yahise amubwira ati nigeze guhura n'abantu nkawe mbere, abasore b'abakire bibwira yuko amafaranga baba bafite aba ahagije ku buryo baba bumva bagura n'urukundo. Nakunze rimwe mu buzima, ariko nigiyemo amasomo azamperekeza ubuzima bwanjye bwose, ntabwo nzongera kugwa mu gishuko ukundi. Nelson aramubwira ati Feza mbabarira wizere ibyo ndimo kukubwira, ni ukuri ibyo ndimo kukubwira nta mikino ikibirimo, ntabwo bikiri imikino ukundi, uyu nguyu ni njyewe wa nyawe, ibyo ndimo kukubwira bindimo, naragukunze cyane, amahirwe nkwereke yuko ibi ngibi ndimo kuvuga ari ibya nyabyo. Feza aramubwira ati ubwo ngubwo umukino wawe uko wawutangiye urabona ugenze nabi, none utangiye guhindura trike, genda ushakire ku bandi bakobwa, genda muhindure beti mwongere mu betinga ibindi, mushake uwundi mukobwa mukinishiriza amarangamutima, kuko kuri njyewe ntabwo byakunda.
arambwira ati kuba uri umukire cyangwa se icyamamare ntabwo byanshitura, ntabwo nshaka kuba inkuru yawe ikurikiyeho uyu mukobwa washwanyagurije umutima umukinisha. Nelson arambwira ati Feza mbabarira ndakwinginzemo amahirwe, ntabwo nzigera nkinisha umutima wawe, ntabwo nzakubabaza. Feza arambwira ati Nelson ngusaba ikintu kimwe, rekera gukomeza kunkurikirana aho nibereye hose, niba kandi n'ayo marangamutima wari utangiye kungirira aranyayo koko ndakwinginze yahagarike kuko ntago ndi interested kuri wowe. Feza yahise yitahira maze amusiga aho ngaho wenyine, ahagaze wenyine mu muhanda. Nelson yasigaye ahagaze yumiwe. Wa Nelson abakobwa barwaniraga kuvugisha, wa Nelson abakobwa babonaga maze bakamwirukanka inyuma agatoranyamo uwo ashaka, yarasigaye wenyine ahagaze mu ivumbi mu muhanda byamuyobeye. Icyo gihe umukino yari yarajemo azi kuzamworohera cyane yari awutsinzwe. Kuba umukino yari awutsinzwe sicyo cyamubabazaga cyane, ahubwo icyari kiri kumutera agahinda cyane kikanamubaza cyane nuko yari abuze umukobwa kuva yabaho yari akunze bya nyabyo, ariko nanone akabona uwo mukobwa ari we muntu bigoranye cyane ko yamwizera kurusha n'abandi bantu bose bo ku isi. Yabuze uko agira, ahita agenda yerekeza mu modoka ye maze asanga Fanny aho yari akimutegereje ngo bagende. Fanny yahise atangira kwisetsa amukubise amaso maze aramubwira ati ariko se buriya Feza wari ukirimo kumwingingira lifting aze umutware, erega nari nabikubwiye ko atari buze. Fanny yahise ashaka ko bagenda baganira, ariko Nelson nta byinshi byo kuvuga yari afite, umutima we wose wari wibereye kuri Feza, yibaza n'icyo yazakora kugira ngo amwizere maze azamwemerere bikundanire. Fanny yenda kugera ahari buviremo atangiye gushimira Nelson cyane ko yamuhaye lift, ati kandi nakunze n'ukuntu uri umuntu mwiza cyane kugeza naho wingingira umuntu kuza ukamutwara. Maze aramubwira ati uri umuntu mwiza kandi utandukanye n'abandi bose, reba kwingingira umuntu lift kandi hari nabo dusaba lift bakazitwima. Yakomeje kumushimira cyane maze Nelson nawe ntiyavuga byinshi, aramubwira turakoze gushima. Fanny yageze aramubaza ati none se mukunda kunyura hariya ku ishuri ariya masaha ngo mumpe nimero zanyu njye mbavugisha babaze niba twatahana? Nelson aramubwira ati hoya muri iyi minsi ntago mpari. Mu by'ukuri Nelson si yo warose Fanny amusohokera mu modoka ngo agende. Ku nshuro ya mbere nibwo bwa mbere Nelson yari abangamiwe no kuba ari kumwe n'umukobwa mwiza mu modoka. Muri icyo gihe yumvaga bisa nkaho abakobwa bose yabahuzwe kuko nta wundi yashakaga usibye Feza wenyine. Iminsi yaricumye, Nelson amezi 3 yose arinda amushiraho atarabasha gutsindira umutima wa Feza. Weekend imwe afite gahunda yo guhura na za nshuti ze, we yari yahageze imbere yabo. Icupa ry'inzoga ryari rimuteretse imbere, ariko yaranywaga akumva inzoga ntirenga umuhogo. Nta morale yari afite, nta byishimo, yari akonje cyane. Inshuti ze zahise zihagera maze zirebye ukuntu akonje ameze nk'uwanyagiwe n'imvura, bose baraseka bahita batangira no kumuserereza. Baramubwira bati umukinnyi noneho nawe bashobora kuba baramukinnye. Nelson ahita ababwira ati iby'imikino ntago nyibirimo ukundi, Feza naramukunze cyane, naramukunze ku buryo natakaje concentration kuri buri kimwe, njya kuryama mutekereza, nkabyuka isura ye nziza cyane ari iri mu bwenge bwanjye, mu kazi nkirirwa mutekereza simbizi pe. Bahise bamubwira bati Nelson uwo mukobwa mwikuremo yikomeza kugusaza, nawe mwibagirwe niba yarakubwiye yuko atakwitayeho, uracyari wa Nelson twese tuzi, kandi hari abakobwa benshi nyine bakikwitayeho. Nelson ahita azunguza umutwe arabwira ati oya, abakobwa bandi nanjye sinyibitayeho ukundi, umutima wanjye ukeneye Feza gusa, niwe utera unyibutsa gusa nta wundi. Feza atandukanye cyane n'abandi bakobwa bose nzi, yatumye mpinduka kandi numva yarafashe igice kinini cy'ubuzima bwanjye, buri kimwe cyose kandi yaragitwaye. Amaso areba abakobwa sinyafite, n'umutima wanjye wose yarawutwaye.
Bahise bamubaza bati ariko se koko urakomeje bro? Nelson arababwira ati ndakomeje kandi cyane, ubu noneho nzi neza igisobanuro cy'urukundo nyarukundo. Ubu ngubu noneho nzi neza uko gukunda bimera. Yarampinduye kandi ntago nzadohoka, ntago nzigera nsubiraho narindi. Baramubwiye bati uwo mukobwa rwose mwibagirwe, yakubwiye ko atagushaka. Nelson ati ndabizi, ni nabyo birimo kunyica cyane. Nelson no kuguma aho ngaho byaranze, ahita afata imfunguzo z'imodoka yaritahira. Bose barumiwe maze barabazanya bati uriya ni Nelson twari tuzi cyangwa ese uriya ni wa Nelson wacu wakunze kandi atarajyaga yizerera mu rukundo? Bakomeje kumutekerezaho cyane, baravuga bati inshuti yacu yataye umutwe rwose, nimureke dushake ikintu twamufasha. Batangiye guhana ibitekerezo, baravuga bati dukeneye kubikora kuko Nelson ntakiri we wa nyawe, uriya mukobwa yaramubabaje, mureke dukore uko dushoboye kose dutuma mwibagirwa. Bakomeje gutanga ibitekerezo uko babyumva n'icyo bakora, maze bemeranya ko ku munsi ukurikiyeho Nelson bazamushakira umukobwa utuma yibagirwa Feza. Nk'uko yajyaga abahamagara akababwira ko akeneye ko bamushakira umukobwa mwiza, noneho nabo baribwirije. Bari bazi umukobwa mwiza cyane witwaga Samantha, maze baravugana bamurangira kwa Nelson bati turashaka ko ugenda ukamufata neza, ukamwitaho, ukamwibagiza umukobwa wamubabaje. Samantha arababwira ati munyizere rwose, mwene abo bagabo b'imitima ikomeretse mbanze ukuntu mbatwara nkabomora. Mbere yuko Samantha agenda, bahamagaye Nelson baramubwira bati hari umushyitsi tukoherereje, umwiteho, umufate neza ntumwicishe irungu. Nelson akijya kubaza ngo uwo mushyitsi munyohereje ninde, bari bakubye kera. Byahise bihurirana nuko Samantha yari ahageze. Nelson yumva umuntu arimo gusona maze ahita avuga ati wabona ari wa mushyitsi bari bamaze kumbwira. Yahise agenda ngo ajye gukingura, maze ahita akubitana n'umukobwa wari uje kumureba. Samantha yari umukobwa mwiza, yambaye utwenda tugufi turi sexy, yiteza make-up, yikozeho reka sinakubwira. Agikubita amaso Nelson akabona ari n'umusore mwiza, yatangiye kumwenyura maze aramusuhuza aramubwira ati hi handsome. Nelson arikanga ntiyagire ikintu amusubiza, maze Samantha kubona ko arimo kumureba nta kintu arimo kuvuga ahita amubwira ati inshuti zawe zinyohereje hano ngo nkwiteho. Ako kanya Nelson isura yahise ihinduka maze irijima cyane, ararakara aramubaza ati ariko se urinde wowe? Samantha aramubwira ati nitwa Samantha, ariko tuza nuko urinde hano kugira ngo nze kuza kugushimisha, ndatuma wishima, uraza kubashimira ko baguhitiyemo umukobwa nkanjye. Yahise atangira kwizunguza amwereka ikimero, anakora no ku bice bye by'umubiri, aramubwira ati uribuze kuza kubikunda. Nelson umujinya wakomeje kwiyongera, aramubwira ati ndavuze ngo nkubone umugongo. Samantha ati ngo iki? Nelson aramubwira ati genda ava hano nkubone urenga kandi ntuzanagaruke. Abo ngabo bakohereje hano ngo ibyishimo, genda abe ari bo uhereza ibyo byishimo byawe kuko njyewe ntabyo nkeneye. Samantha aho kugenda aramwenyura, agenda amusanga atangira kumukora ku bituza, akamubwira ati come on babe, tuza, ntago ndi umukobwa mubi ndi buze kuza kugushimisha. Akamubwira ati wimera gutyo, ndabizi barakubabaje ariko njyewe nyemerera nkwiteho sibyo? Nelson yahise yikuraho izo ntoki ze vuba vuba ati ndavuze ngo sohoka, sohoka vuba genda kandi ntuzongere no gutekereza kugaruka hano. Nelson yakuye akaboko ke mu muryango ahita amusubiza inyuma, ubundi afunga gate yisubiriramo imbere, undi nawe asigara inyuma ya gate gutyo. Samantha we yari yumiwe cyane ku bwiza bwe budasanzwe, imiterere ye, indeshyo ye, indoro ye, inseko ye byakururaga abatari bakeya, akagenda abagabo bamukurikiza amaso. Ku nshuro ya mbere yarabonye umusore utamwitayeho. Nta mugabo n'umwe wari warigeze amubwira amagambo nk'ayo Nelson yari amaze kumubwira. Nta mugabo n'umwe
yari yarigeze yereka ko akeneye ngo we amusubize inyuma amwereke yuko atamushaka. Byaramucanze maze ageze ahava ku gipangu cy'abandi aragenda. Yahise agenda ajya kureba inshuti za Nelson yarakaye cyane, ababwira ukuntu byose bigenze. Arababwira ati nta mugabo wigeze anjugunya nk'uko uriya yabikoze. Ndasebye, nta nubwo nzi ko iki gisebo nzigera ngikira. Kumva ibyo bintu ababwiye nyine ukuntu byagenze barumiwe, maze baravuga bati ntago bya bintu byoroshye. Feza koko ashobora kuba yaratsindiye umutima wa Nelson. Nelson yaramukunze cyane kandi bya nyabyo. Noneho ahari ibyo gufatafata ashobora kuba yarabivuyemo kubona asubije inyuma umukobwa nka Samantha. Muri icyo gihe noneho inshuti ze nibwo zemeye ko ibyo yababwiraga ari ukuri kandi ko nta wundi mukobwa ashaka, ko yahindutse, ko nta wundi mukobwa abona usibye Feza wenyine. Nelson we aho yari yicaye yatangiye kwitekereza akavuga ati ariko mbega ubuzima nari mbayemo, mbega ubuzima bw'umwanda, nkirirwa mfatafata abakobwa bose mbonye. Iyaba ari nka mbere nk'uriya ntabwo nari kumusubiza inyuma. Umukobwa uje gutyo gusa ntazi, wirirwa aryamana n'abandi bagabo, nanjye nkahita mujyaho. Yitekerejeho yumva n'isesemi iramwishe, maze yicuza ibyo yirirwagamo byose kandi yiyemeza no kutazabisubiramo ukundi. Ku ruhande rwa Feza mu kazi aho yakoreraga, Fanny nawe yaramumereye nabi maze akamubaza ati gute umukire aguhatiriza ngo aguhe lift ukayanga? Akamubwira ati sha uri feke ni ukuri, ibaze kwanga kwicara mu modoka nziza nk'iriya ni ukuri. Iyo ngira Imana akampana nimero ze za telefone nari gukoresha uko nshoboye kose nkamwigiraho mwiza tukanakundana. Feza ahita amubwira ati mukundana se kuko wamukunze ukananyurwa n'imico ye n'imyifatire ye? Fanny araseka ati byose by'imyifatire birakonta, dukundana kubera yuko ari umukire, ibindi se birandeba? Ibyo by'imico n'imyifatire ni akazi kabyo ntago bindeba. Ngize Imana akankunda ngize we nazabyihanganira ariko nifitiye ifaranga. Feza ati shawe ngiki kimaze ingo z'iki gihe, gukururwa n'ubutunzi, titire cyangwa se ibindi bintu bakirengagiza ingeso z'umuntu zananiranye, bakumva bazagerayo bakazihanganira. Nyamara kubera nta rukundo bagerayo kubyihanganira bikanga. Ese reka nkubwire Fanny, uzi ko iyo urukundo rwonyine ruhari no kwihanganira ibindi byose bishoboka? Fanny aramuseka aramubwira ati ayo masomo y'urukundo genda ujye kuyatanga ahandi hantu, njyewe ntago nshaka kuyumva. Njyewe icyo mfa ni ikizankura mu rugo kikangira umugore, nagira Imana n'izo kashi zikaba zihari kuko njyewe ntangiye no kwisazira. Feza yatekereje kuri iyo myumvire ya Fanny maze yumva arumiwe, akibaza impamvu umuntu yajya gushinga urugo rutubakiye ku rukundo akumva ntabyumva. Mu minsi yakurikiyeho Nelson we yarekeye aho kujya akomeza kureba Feza kugira ngo atazajya akomeza kumubangamira. Nubwo atajyaga kumureba ariko ntabwo byatumaga adakomeza kumutekereza. Yibukaga ukuntu cyagiye yamubonye yishimye arimo guseka ahobera abanyeshuri abishimiye cyane, maze akumva aramukumbuye cyane. Yakumburaga isura ye nziza cyane yari yakunze, agakumbura ijwi rye. Nubwo akenshi bavuganaga atamwishimiye ariko ntabwo byatumaga atamukumbura. Yaramukumburaga akamutekereza kenshi, ariko kujya kumureba neza neza yumvaga atabikora. Yabiburiraga imbaraga kuko yatekerezaga ko n'ubundi ashobora kutazemera kumuvugisha kandi n'ubundi ntiyizere ibyo arimo kumubwira. Muri icyo gihe kandi we noneho utarajyaga atekereza ku kamaro ko gufasha, yari yarabonye ukuntu gufasha ari byiza kubera ukuntu abana yafashije bari bishimye cyane. Noneho yumvise ari ikintu agomba gukora nka we ubwe kandi abikuye ku mutima atari ukugira ngo bamurebe. Yibutse ukuntu kuri iryo shuri yabonaga abana nta mazi yo kunywa meza bafite, bajya kuvoma amazi yo kunywa mabi cyane ahantu hepfo mu mugezi, maze yibuka n'ukuntu cya gihe yabonye akana kari gafite inyota kagiye kunywa amazi mabi cyane, Feza agahita agaha amazi meza yari afite, maze yiyemeza kugira icyo yakora. Yiyemeje gutanga inkunga y'ikigega cy'amazi meza
abana bakazajya babona amazi yo kunywa. Mu kubikora noneho yohereje undi muntu nta nubwo wigeze ashaka kwigaragaza. Mu kugitaha bavuze yuko bashimira umukire wabahaye icyo kigega ariko ntibavuga uwo ari we. Icyo gihe abana barishimye cyane, abarimu buri wese yari yishimye. Ibyo bintu byatumye Feza yongera gutekereza kuri Nelson cyane. Nubwo yari amaze iminsi amutekereza ariko yongeye kumutekereza cyane. Yaribazaga ati none se ninde wongeye gufasha abana? Yabyibajijeho ariko igisubizo ntiyakibona. Yakomeje gutekereza kuri Nelson yibaza niba yaba ari we, akavuga ati ko icyari kimuzanye mbere kitagezweho se, ko umupango we wapfuye, kuki yakongera kudufasha? Kuki noneho se yabigira ibanga ntiyigaragaze kugira ngo tumubone? Feza yatekereje byinshi ariko ageze aho aribwira ati oya Feza, wimutekerezaho rwose ni umuhehesi, ni umuhanga mu gukinisha imitima y'abakobwa, buriya yahinduye umupango. Nubwo yakomezaga kurwanya kumutekereza ariko byaranze bigeze umwanga mu nda, maze ajya kubaza umuyobozi w'ikigo, nuko aramubwira ati ni wa mukire wigeze gufasha abana hano, nuko kuri iyi nshuro atashatse kwigaragaza. Feza byaramucanze maze n'aho atahiye akomeza kumutekerezaho. Ati kubera iki yafasha noneho nta nyiturano ategereje? Kubera iki yabikora? Ijoro ryose yisanze arayamutekereza. Mu cyumweru cyakurikiyeho Feza yitegereje ukuntu abana banezerewe cyane, barimo kunywa amazi meza asa neza cyane. Noneho areba impinduka zabaye maze arishima cyane. Mu mutima we akavuga ati warakoze cyane Nelson, gusa muranibaza impamvu noneho wakoze ibi byose ukicecekera. Feza yakomeje kumva ashaka kumubona akamuvugisha, akamubaza impamvu y'ibyo byose, ariko yibuka yuko yamusabye nimero ya telefone ngo bajye bavugana akayimwima. Yahise ajya kubaza Fanny ati sha Fanny, cyagiye Nelson agutwara yaba yarakunyujije ahantu atuye? Fanny araseka atanyuze ahantu atuye, umuntu se nasabye na nimero ya telefone akayinyima, urumva nari kubona ahantu atuye gute? Feza ata umutwe ati ubuse ndabigenza nti ko mushaka? Fanny aramuseka ati si ngaho, wari waramwigizeho wa danje, none dore umukeneye utakimubonye. Feza ati sha nakoze amakosa nyine, niyo nemera tugahana nimero za telefone sinjye nanamwitaba, ariko nkasigarana nambaye, ntago nari nzi ko igihe nk'iki kizagira ngo nanjye mukenere. Feza koko ntago yari azi ko igihe kizagira agatangira kumutekerezaho cyane. Ako kanya Feza kirimo gukomeza gutekereza icyo yakora ngo abone nimero ya Nelson, hari mubyara we witwaga Ange wamuhamagaye arambwira ati shafe, ejo uribuka ko ari urubanza rwa musaza wanjye, sinzakubura uzaze umbe hafi. Feza ati sha nasabye uruhushya nzaza, barumpaye humura, nabura kuko mu rubanza rwa mubyara wanjye humura rwose ndahari. Nuko ahita amubaza ati none se sha noneho mwabonye umwavoka ushoboye? Ange aramubwira ati sha umwavoka twabonye abantu bose baramwirahira ngo nta kirego ajya atsindwa, gusa nyine nawe arahenze cyane. Feza ati sha niba ahenda akababuranira neza ntacyo bitwaye, humura ejo tuzaba turi kumwe. Feza ibyo bintu byabaye nk'ibimuderanja mu mutwe, ntiyakomeza gushakisha uburyo azagera kuri Nelson. Ku munsi wakurikiyeho koko bagiye mu rukiko, ariko Feza we agenda yakerewe asanga urubanza rwatangiye. Gusa yarebye imbere areba abavoka bari bari aho ngaho, maze akubise amaso Nelson arikanga, ntabwo yari azi akazi akora. Yahise atangira kumwitegereza cyane, akunda noneho ukuntu yasanze ari we mwavoka Ange mubyara we yamubwiraga, kuko yasanze ameze nk'uko bamumubwiye. Yari umuhanga cyane ku buryo rwose ukurikije uruhande bari bahanganye wabonaga yabatsinze cyane, yabateraga ingingo bose bakumirwa. Feza aho yari yicaye iruhande rwa Ange, Nelson yavugaga ikintu maze agahita avuga ati wow Nelson. Ange akabyumva akikanga
akamubaza ati ariko se musanzwe muziranye? Feza ati yego, ariko ntago narinzi akazi akora birantunguye cyane, gusa amaze iminsi mushaka naramubuze, ntago narinzi ko ari we urimo kubafasha, mba narakwatse nambaze. Ange ati nibasoza uze kuza tujyane tumuvugishe unamusuhuze hanyuma azi kwihera. Basoje koko Ange yahise ajya kumusuhuza aramubwira ati wakoze kutuburanira neza. Nelson arebye ukuntu Feza ahagararanye na Ange arikanga, amubaza ukuntu baziranye, Ange amubwira ko ari mubyara we. Nelson ahita asuhuza Feza anamubwira ko yishimiye kongera kumubona. Feza aramubwira ati nanjye ndabyishimiye. Nelson kumva Feza wahoraga amwitaza avuze ko yishimiye kongera kumubona nawe maze biramutungura cyane. Aramubaza ati nibyo se koko? Feza ati yego. Icyo gihe Feza yahise anamubwira ati nari maze iminsi nifuza guhura nawe tukaganira nuko nari narakubuze. Nelson aratungurwa cyane, bahita bahana nimero za telefone, bahana na gahunda yo kuzahura bakavugana. Baje guhura koko, ariko Nelson afite amatsiko menshi y'ikintu Feza ashaka kumubwira. Bari kumwe baganira, Feza yageze aho aramubaza ati ni ukubera iki wakomeje gufasha ikigo cyacu na nyuma y'uko nkwigijeyo nkakubwira yuko ntagukeneye? Nelson wari warafashije ariko agashaka ko biba ibanga ntibimenyekane, aramubaza ati nkomeza gufasha ikigo gute? Feza aramubwira ati wikijisha ndabizi ntago washatse yuko bimenyekana, ariko njyewe narabimenye kandi ari abana n'abarezi twese turanezerewe cyane, warakoze cyane. Ngaho mbwira ni ukubera iki wabikoze noneho ntushake kwigaragaza? Nelson aramusubiza ati kubera ko iyi ngiyi noneho atari imikino nkirimo kandi kubera ko namenye akamaro ko gufasha. Akomeza amubwira ati nibwiraga yuko ari imikino nari njemo ntangira kuza kukureba, nyamara ahubwo nari nje kwiga. Nize ibintu byinshi cyane Feza, nize gufasha n'abikoreye kwigaragaza kugira ngo banshime, kandi naniga ko urukundo rw'ukuri rubaho. Ahita amureba arambwira ati Feza naragukunze, gukunda atari ukubera akazi ukora, atari ukubera ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ngukunda uko uri wowe ubwawe. Ndabizi byatangiye ari ubusazi kandi nigeze gukinisha imitima y'abakobwa benshi cyane nk'ukinisha ibikinisho by'abana, ariko tukimara guhura narahindutse. Ntago nari nzi ko nashimishwa n'umuntu ntigeze mukoraho, nkakumbura umuntu utarigeze ansekera. Nuko nguko watumye mera, nuko watumye niyumva, nuko nguko nisanze. Yakomeje kumubwira ati Feza ntago ndimo kugusaba ngo nawe uhite unkunda aka kanya, kuko ndabizi biragoye cyane, nta n'ikintu niteze kirenze kubera yuko ndabizi ko kunyizera bitakorohera aka kanya, ariko njyewe ntago nzigera mpagarika kugukunda kandi nta nubwo nzigera nongera kukubabaza. Ni nayo mpamvu nagiye kure yawe cyane kugira ngo ntazongera kukubangamira kubera ko Feza warambonaga bikakubabaza cyane bikakubuza amahoro, bikakubangamira cyane nanjye nkabibona. Nguko uko rero nagiye kure yawe kugira ngo nibura ujye wumva utuje utekanye, urekeraho gukomeza kunyikanga. Feza yari yatunguwe cyane, ntago yatekerezaga yuko Nelson yamubwira amagambo nk'ayo. Yumvaga arimo kuvugisha ukuri, arimo kumubwira ibi muri mu byanyabyo. Feza yumvaga hari ukuntu asigaye yiyumva, yumvaga yamwizera, ariko yari afite ubwoba. Yigeze kubabazwa n'urukundo mbere, yatinyaga kongera kugwa mu biganza bibi. Nelson yahise amubwira ati ese wanyemerera ukazizera ukuri kwanjye, ukemera yuko ngukunda by'ukuri maze nawe ukazampa amahirwe tukikundanira? Feza aramubwira ati warakoze kumbwiza ukuri, ukambwira ukuri kwawe kose, ariko ku bigendanye n'ibyo bintu nsabye nzabitekerezaho, nta gisubizo mfite aka kanya. Nelson ati nta kibazo, nzategereza igisubizo cyawe naho byaba bizansaba igihe kirekire, nzakomeza ngutegereze.
Nelson yahise anamushimira ko ari we noneho wafashe iya mbere kugira ngo bapange bahure, hanyuma Feza amusezeraho arataha. Feza mu gutaha ko ariko yari afite ibitekerezo byinshi cyane byabyiganiraga mu mutima we, yabuze icyo yakora n'icyo yareka. Yakomeje kumva ubwoba mu mutima we, yayobewe niba agomba guhakana cyangwa se agomba kumuha amahirwe akamwemerera bagakundana. Umugoroba umwe mubyara we Ange yaramuhamagaye yishimye cyane ati sha uzi ko twatsinze, narabivuze Nelson ni umuhanga cyane, nta kirego ajya atsindwa. Feza kumva avuze izina Nelson byonyine umutima uramusimbuka, yumva umutima umuvuyemo, ahita amubwira ati ndishimye ko twatsinze ariko nashakaga no kukuvugisha, ndashaka kuza kukureba. Ange aramubwira ati ndahari nta kibazo. Feza kuko yahise ajya kumureba, maze agezeyo Ange aramwitegereza ati Feza kubera icyo umeze gutyo, umeze nk'umuntu unaniwe cyane ucitse intege cyane, ni ukubera icyo umeze gutyo? Feza aramureba aramwenyura aramubwira ati ni urukundo sha nirwo rungize gutya. Ange araseka ati urukundo gute se? Feza ati niyo mpamvu nyine nje kukureba ngo tubiganireho, numvaga ngiye nko gusara, numvaga nshaka umuntu tuganira. Yamubwiye ibye na Nelson n'ukuntu byatangiye ari Betty ajemo, ati none ubu ngubu yambwiye ko ari ibya nyabyo, ati kandi ndumva ntangiye kumwizera. Ange kumva iyo nkuru yabo yose aramubwira ati ariko wavuze yuko nta musore cyangwa umugabo uzongera kwizera, none kubera iki Nelson we wumva wamwizera aka kanya? None se kubera icyo ushaka kumwizera? Kubera izina afite? Kubera ubukire n'amafaranga se? Njyewe ndimo ndumva ibyo bikirimo kunshanga. Feza ati oya sha, ntabwo nshaka kumwizera kubera titre afite n'ubutunzi bwe, kubera yuko ntangira no kumwiyumvamo cyane, n'akazi akora ntago nari nkazi, gusa nyine nabonaga ari umukire. Gusa ibyo by'ubutunzi na titre bye simbyitayeho, mba numva mukunze nkawe ubwe gusa, naho ibyo bindi byaba bidahari. Ariko nyine mba ndimo nibaza nti nindamuka nkundanye nawe nzamererwa nte? Ese naramuka mbabaje nk'uko duherukana gukundana yambabaje, nzabasha kubyakira? Ange aramubwira ati nyumva neza nshuti yanjye, ndimo ndumva uburyo yajemo rwose budasobanutse, warababaye cyane. Uzi ukuntu umuhungu muheruka gukundana yakubabarije umutima, yarakubabaje cyane, waramukunze ntako utagize, wamuhaye buri kimwe cyose wari ufite, arangije byose wamuhaye abikujugunyira mu maso. Wamaze amezi menshi cyane urira, urahira kutazongera kwizera abantu, none ubona waraje ngo yari yagutegeye, none asigaye agukunda by'ukuri. Ubwo ugiye kumwizera koko? Hari ukuntu ndimo kubishidikanyaho. Feza aramubwira ati nanjye natangiye mbishidikanyaho, ariko nanone ndimo ndatekereza nkavugana abantu bose si kimwe, wasanga wenda ibyo avuga ari ukuri. Ange amara akanya abitekerezaho cyane, maze ageze aramubwira ati wasanga wamugana ari byo, akaba noneho arimo kukubwiza ukuri. Rimwe na rimwe abantu barakosa, ariko ikiba gifite agaciro ni uburyo bitwara nyuma y'ayo makosa baba barakoze. Nkurikije rero ibyo wambwiye byose, nuko maze akanya mbitekerezaho, ashobora kuba arimo kugerageza gushyira ibintu ku murongo. Feza aramureba aramubwira ati uratekereza se namuha amahirwe? Ange ati yego, ndatekereza umutima wawe wakongera guhabwa andi mahirwe yo gukunda nawe ugakundwa. Wowe wibyirukansa, genda gake, ufate umwanya wawe kandi usenge cyane, wegere Imana bigufasha kwiyereke, atari mu magambo gusa ahubwo no mu bikorwa. Gusa wowe ntutume ubwoba gusa butuma utazongera kubaho wishimye, kereka gusa ubaye wumva utamukunda. Naho niba wumva umukunda, nawe gerageza ntumwime amahirwe. Feza yaramuhobeye aramubwira turakoze cyane, buri gihe uba uzi icyo uba ugomba kumbwira. Bose barishimye barahoberana, ariko Feza yari abizi neza ko mu mutima we yahindutse cyane, ko yakunze umuhungu cyane.
Feza yageze aho noneho yumva ubwoba burashize, yumva nta bundi bujyanama akeneye kuko yiyumvagamo urukundo rutangaje cyane yari asigaye afitiye Nelson. Bwa nyuma na nyuma noneho nawe yaje kumubwira yuko amukunda. Nelson byaramushimishije cyane, ryari ijambo ryiza cyane yari amaze igihe kinini cyane ategereje kubwirwa na Feza yakunze. Batangiye gukundana, Feza akamubwira ukuntu yababariye mu rukundo n'ukuntu yatinyaga kongera kurusubiramo. Nelson nawe akamubwira ukuntu atajyaga yizerera mu rukundo n'ukuntu ubuhehesi aribwo bwatumye amugeraho bukanatuma abo umugabo atatekerezaga yuko yaba we. Za nshuti za Nelson nazo zaje kumenya ko noneho basigaye bakundana bya nyabyo, maze Nelson akanababwira yuko nabo bagomba guhinduka inzira barimo bakayireka kuko nta kimaze, ko ariyo kubatesha agaciro gusa no kubangiriza ubuzima. Kubera Nelson nabo baje guhinduka, ibyo birirwagamo byo kwiruka mu bakobwa barabireka. Nelson na Feza nabo bakomeje gukundana cyane, maze barahuza, urukundo rwabo ruraryoha cyane. Umugoroba umwe Nelson yasohokanye na Feza, yatumiye na za nshuti ze zose ndetse na zimwe mu nshuti za Feza. Yageze aho aca bugufi imbere ya Feza, amajwi yose araceceka, imiziki yose barazimya, maze amufata ikiganza amureba mu maso aramubwira ati ntago najyaga nizerera mu rukundo kugeza duhuye. Feza akaboko kamwe gasigaye se agakoresha yipfuka umunwa kubera gutungurwa cyane, n'amaso yatangira kuzengamo amarira. Nelson yakomeje amubwira ati Feza ndagukunda cyane, ati sindi intungane ariko ngusezeranyije kugukunda na buri gice cyose cy'urugingo rwanjye rungize. Aramubwira ati Feza ndagukunda cyane kandi uri uwo nifuza kuzabana nawe ubuzima bwanjye bwose. Yahise azana impeta amubaza niba yemera kuzashyingiranwa nawe. Ako kanya Feza n'amarira menshi y'ibyishimo yavuze za yego nyinshi cyane. Nelson yahise amwambika impeta, amuhereza n'ururabo imbere y'inshuti zabo zose. Bahise bahoberana cyane n'inshuti zabo zikomeza kubakomera amashyi. Bose baje kongera gutuza. Nelson yongera kubwira Feza ati warakoze kunyereka yuko urukundo nyarukundo atari umukino, ko ahubwo ari impano idasanzwe. Feza nawe aramwenyura aramubwira ati warakoze kunkunda cyane, warakoze kunyereka yuko abagabo bose atari kimwe, warakoze nawe ko watumye nongera kwizera ko urukundo nyarukundo rubaho, kandi si ukubyizera gusa kuko waranarunyeretse ndarubona neza n'amaso yanjye. Ubu noneho nanjye nabihamiriza abandi ko urukundo rubaho kandi ko gukunda nawe ugakundwa ntako bisa. Nelson DC yahise amuhobera cyane, hanyuma za nshuti zabo zihita zitangira kumuserereza ziti umukinnyi yaraguye, agwa atari ukubera amakosa yakoze, agwa atari ukubera ko bamuteze akikubita hasi, ahubwo agwa kubera ko aho hantu yagombaga kuhagwa kugira ngo urukundo rw'ukuri ruzamusange, rumwegure, rwongere rumugarurire ubuzima. Nelson na Feza bahise baseka, hanyuma n'abari bari aho bose bazi uburyo we na Feza bahuye baraseka, maze bakomeza no kwishima cyane. Nelson yahise ababwira yuko azishimira kubabona mu bukwe bwabo, nabwo batazatinda kubamenyesha itariki vuba. Nabo bamusezeranya yuko bazaba bahari babukereye muri ibyo birori bidasanzwe. Aha niho inkuru yacu y'urukundo rwa Nelson na Feza tuyisoreje. Mwakoze cyane kuyikurikira. Aba bombi nta n'umwe watekerezaga yuko ukuntu byatangiye rwose hashobora kuvamo urukundo, nyamara haje kuvamo urukundo rutangaje. Ngaho rero nimuduhe ibitekerezo byanyu kuri iyi nkuru. Ese mwayumvishe gute? Nizere ko muri buze kudusangiza ibitekerezo byanyu muri comment. Ntago rero nagenda ntashimiye mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kandi mukaba mutanahwema kubana natwe. Abatarayikora rwose namwe uyu niwo mwanya kuko ni inkunga yanyu ikomeye cyane. Niba kandi inkuru yacu nk'iyi ngiyi wayikunze, wibuke gukanda like no gusharinga ku nshuti zawe. Ndabashimiye cyane rero,
Imana ikomeze kubarinda, ibahe ibinezeza imitima yanyu, imirimo y'amaboko yanyu iyihe umugisha, ibagurire imbago kandi ibarinde ikibi cyose. Mbifurije guhirwa, mugakunda kandi namwe mugakundwa. Tuzongere duhure ubutaha, ndabakunda cyane, mwari kumwe na Nema.